ariko bageze ko bafite amazina aherwa na Daniel, aherwa na Er, bivuga ngo Imana. Abose bari bafite amameshayel, ayo mazina Er yabavuga ngo gariho Imana. Bageze bafite amazina avuga Imana, barabahindurira amazina, babata amazina y'ibigirwamana by'iwabo bya Meshaki, Bedenego. Ayo mazina ni amazina y'ibigirwamana. Ndagira ngo mabwire mbwirijwe n'umwuka w'Imana, abantu basenga ngo Mana ya Meshaki na Bedenego, oya ntibikabeho. Ahubwo dusenga ati Mana data wa twese, kuko ayo mazina ni amazina biswe bayitwara amazina y'ibigirwamana by'i Babuloni, kugira ngo babashe gupfobya iki Imana yacu, Imana ya Isirayeli. Ariko abasore bageze i Babuloni bagumye kubanambye ku Mana yabo. Oh haleluya. Nubwo twagira mu bihe bikomeye cyane, mu bihe by'akarengane, tukagera n'ahandi, ahubwo twera imbuto, duhagarare twerekane ko turi abana b'Imana. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nje yoganira ijambo ry'Imana uyu munsi, nitwa Pastor Akizimana Jean Baptiste. Turacyari mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ndatekereza ko hano kuri Harvest nta kindi dutanga uretse ijambo ry'Imana, kandi buri wese aza aho tugeze. Turahera ku murongo wa 12 tugere ku murongo wa 35. Muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, intego nkuru y'iki gitabo tuyibona mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Wicyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabaga wo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya hose, ndetse n'ubwira ku mpera y'isi. Uyu munsi muri iki gitabo tumaze iminsi twiga iby'akarengane kagiye gakorwa, kuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwamamaye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ariko uyu munsi naje mfite ijambo Imana nse ku mutima, ijambo ry'ihumure rivuga ngo Imana iratabara. Mu bibazo byose urimo, wizere ko Imana igiye gutabara. Haleluya. Ijambo ry'ihumure uyu munsi, mu karengane muze mu minsi, imitego maze iminsi bagutega, ariko ijambo ry'umunsi Imana yaduhaye ritumanukiye uyu munsi rivuga ngo Imana iratabara. Intego nkuru y'uyu munsi iravuga ngo abizera badatezuka, badacecekeshwa, badasubira inyuma nka Pawulo, twiringira ko Imana iburizamo imigambi n'imitego mibisha ku bw'icyubahiro cyayo. Intego nkuru y'uyu munsi iravuga ngo abizera badatezuka, badacecekeshwa, badasubira inyuma nka Pawulo, twiringira ko Imana iburizamo imigambi n'imitego mibisha ku bw'icyubahiro cyayo. Haleluya. Nubwo hari imitego bagutega, nubwo hari imigambi mibisha, nubwo hari imitego mibisha, ariko Imana iburizamo imigambi n'imitego mibisha kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Hari ibintu bitatu abizera dukwiye guhora tuzirikana mu gihe cy'amakuba, mu gihe tugeze mu kaga, mu gihe tugeze igihe cy'amakuba, mu gihe tugeze mu bihe ndetse tugiye kwiheba. Ariko hari ibintu bitatu ngira ngo tuzirikane. Ibintu bitatu dukwiye kuzirikana nuko icya mbere, uko byagenda kose Imana ibasha kuburizamo imigambi n'imitego mibisha y'umwanzi. Uko byagenda kose Imana ibasha kuburizamo imigambi mibisha. Uko byagenda kose Imana igomba ibasha kuburizamo imitego mibisha. Babandi bagambira ibibi ku buzima bwawe, babandi bagambira ibibi kuri twebwe, ariko uko byagenda kose, uko batekereza kuri wowe, Imana itego kuburizamo imigambi mibisha n'imitego mibisha. Iri jambo turaribona hano ku uyu munsi turi busome mu byakozwe n'intumwa ibice 3:10-15. Ariko aya magambo turayasanga ahangaha mu bice 23:12 tugere ku 15.
twegere Bibiliya yera, ijambo ry'Imana kuko ni ijambo ry'uwera. Turebe kuva ku murongo wa 12 tugere ku murongo wa 15. Ngo bukeye abayuda baraterana, bararahira, bahiga yuko batazarya ntibanywe batarica Pawulo. Abahuje inama yo kurahira batyo basagaga 40. Baja ku batambyi bakuru n'abakuru bati, twarahiye twahize ibikomeye yuko tutazarya tutarica Pawulo. Nuko mwebwe n'abanyarukiko mubwire umutware w'ingabo amumanure amubagezeho, maze mwigire nk'abashaka kurushaho kumenya ibye neza. Natwe turaba twiteguye kumwica atarabageraho. Bari bafite imigambi mibisha, bari bafite imigambi mibisha yo kwangiza umukozi w'Imana Pawulo, ndetse bagerageza no kumutega imitego. Ariko tubonye kumwizera, umudacecekeshwa, umudatezuka, umudasubira inyuma nka Pawulo. Ikintu agomba kuzirikana ko uko byagenda kose Imana ibasha kuburizamo imigambi n'imitego mibisha y'umwanzi. Bagambirira uburyo bwose babasha kwija, baranarahira, bahiga n'imihigo ngo bazica Pawulo. Ariko mwibuke ko Pawulo yari muri misiyo y'Imana, Pawulo yari umukozi w'Imana, kandi Pawulo mwibuke n'amateka ye yarahindutse, ahindutse aba umukozi w'Imana nyakuri kandi ugendana na Kristo. Haleluya. Barahiga kandi bamutega n'imitego, ariko barabigambirira. Ariko icyo twe tugomba kumenya nk'abana b'Imana, icyo tugomba kuzirikana nk'abakozi b'Imana, nk'abakiriye Kristo mukizana umwami, turarinzwe. Haleluya, haleluya, turarinzwe. Pawulo ngo baragambiriye, ndetse reka turebe twibuke n'uburyo abantu bagiye bagambirira ibibi ku bana b'Imana. Iyo dusomye no muri Zaburi ibice 9, Zaburi ya 9 ya 91. Zaburi ya 91 ntabwo ari ibice, mumbabarire, kuko Zaburi ni indirimbo. Ni Zaburi ya 91 ibice 2 kugera kwa 3. Tubona ko tugoye kumenya ko Uwiteka niwe gihome cyacu kidukingira, kandi Uwiteka niwe buhungiro bwacu, kandi noneho tukamenya ko ari uzadukiza ikigoyi cy'abagoyi. Ni uzadukiza ikigoyi cy'abagoyi na mugiga irimbura. Hano bavuze ikigoyi cy'abagoyi, bishaka kuvuga ngo Imana izadukiza imitego y'abaduhigaga. Imana izadukiza imitego y'abaduhiga. Ntabwo ari ikigoyi ngo nabagoyi ko dutuye ubugoyi, ahubwo ni imitego y'abaduhiga. Ngo Imana izadukiza ikigoyi cy'abagoyi. Mwibuke ko Imana iburizamo imigambi, Imana iburizamo n'imitego y'abaduhiga. Ngo Uwiteka niwe byiringiro byacu, kandi Uwiteka niyo ngabidukingira, ngo izatukiza ikigoyi cy'abagoyi. Haleluya. Babandi bagambirira imigambi mibi kuri twebwe, babandi bagambirira imigambi mibi ku torero, babandi bagambirira bakadutega n'imitego, ngo Uwiteka yetuwe kuburizamo imigambi mibisha n'imitego mibisha. Mukomere Imana yacu amashyi kubwo kugambirira no bagagambirira, Imana ikagamburuza. Oh haleluya. Ngo Imana izagamburuza, baragambirira Imana ikagamburuza, badutega imitego Imana ikaturi, kuko turinzwe n'umugabo ukomeye we Yesu Kristo. Haleluya. Turinzwe n'umugabo ukomeye, turarinzwe. Byaramugeze ngo turarinzwe. Nubwo bagambirira ibibi, nubwo badutega imitego, ariko Imana iraturinze. Ngo Imana ibana natwe, Imana izagendana natwe. Imana ingongwe ni kimwe, nuko Imana ashaka ko dukiranuka. Imana ashaka ko duhinduka tukaba abana b'Imana, tukizera Yesu Kristo umukiza n'umwami. Nta kindi Imana ishaka. Ntishaka amafaranga, ntishaka inka, ntishaka amasambu, kuko byose ni Imana biduhaye, ibiduhereye muri Yesu Kristo. Imana irashaka ko tuyizera kugira ngo turindwe nayo. Haleluya. Imana irashaka ko tuyizera, Imana irashaka ko dukizwa tugahindukira. Imana yatuboneka twishimira, ahasiga bati mwana wanjye komera ndi kumwe nawe. Haleluya. Imana ibana natwe, Imana ibana n'abana bayo bayizera. Niwumva ugifite ubwoba,
numva muri wowe ufite intege nkeya, mugeze mu bibazo, mugeze mu karengane, ugomba gukomera kuko urarinzwe. Haleluya, kuko turarinzwe. Paulo bagambiriye baramurenganya, kuko abana b'Imana kuva kera itorero rigitangira bagiye barenganywa, ariko ko ari bafite imbaraga. Kuko twabonye hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8 ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Haleluya, twari dufite imbaraga, bari bafite imbaraga, ariko bagumye mu kwizera kandi bizera ko barinzwe n'umwami. Nubwo bari abantu benshi, ariko Imana irahari. Mu bibazo bya Imana birimo, handi wumva ko birangiye, handi wumva ko bikomeye, handi wumva ko bitagishobotse, ariko Imana irahari. Aho ngaho Imana igiye kugaragara, yigaragaze ku bw'icyubahiro cyayo. Haleluya. Twabonye ko Imana iburizamwe imigambi mibisha n'imitego mibisha ku bw'icyubahiro cyayo. Baragambirira, Imana ikagamburuza. Bagutega imitego, Imana ikayitegura. Bakumva ko butaracyari amahoro, bajya ko nabona burakeye, bakabona urugero rufunguye ku bw'ubushake bw'Imana. Baragambirira, Imana ikagamburuza. Imana yacu iraturinze kandi irinda abana bayo. Yaravuze ngo izagendana natwe mu bibazo, iri kumwe natwe. Ngo nuca mu muriro ntabwo uzashya, nunyura mu nyanja ntabwo uzagutembana, kuko Imana iri kumwe natwe. Haleluya, oh haleluya. Imana iraturinze. Nubwo batutega imitego, nubwo bagambira imigambi mibi mu buzima bwawe, bumva kutarabaho, ariko bwacya bikemera, bakabona urabyutse uragiye, uteye intambwe bikemera. Oh haleluya, Imana iri kumwe natwe. Haleluya, oh haleluya, amen amen. Ikindi cya kabiri, umwizera nyakuri, umukristo nyakuri akwiye guharazirikana mu gihe cy'amakuba. Mu bihe urimo uyu munsi ntago mbizi, ariko urabizi, kandi Imana yawe irabizi. Ntumve ko Imana icecetse. Imana ntabwo icecetse, Imana irabizi. Imana irabizi kandi yiteguye gukora. Ahubwo icyo Imana ishaka kugira ngo dukiranuke. Icya kabiri, ngo Imana yohereza ubutabazi mu buryo butandukanye ku bari muri misiyo yayo. Yuri mu murimo w'Imana, Imana yohereza ubutabazi mu buryo butandukanye. Imana ikagutabara. Nabyo ngo Imana iratabara. Cyagiye wumva ko birangiye, hanumva ko nta zindi nzira, nta no kugutabara, nta mwene wanyu, nta n'amafaranga utanga, ariko Imana iragutabara kuko uri muri misiyo yayo. Muri misiyo Imana avuze nuko nzabana namwe. Haleluya. Ngabyo ati Imana yohereza ubutabazi mu buryo butandukanye ku bari muri misiyo yayo. Imana ishaka gukoresha n'abaguhiga, Imana igukoresha n'abandi wowe utazi, ariko kugira ngo Imana iheshe iki icyubahiro. Haleluya. Reka tuyogwe n'ijambo ry'Imana. Tubona hano mu gice cya 23 byakozwe n'intumwa, umurongo wa 16 tugere ku murongo wa 22, twumva icyo Imana ivuga. Umurongo wa 16 haravuga, ariko mwishywa wa Paulo yumva ko bagiye kumucira igico, nuko araza yinjira mu rugo rw'igihome abibwira Paulo. Paulo ahamagara umwe mu batwara imitwe, aramubwira ati, jyana uyu muhungu ku mutware w'ingabo, kuko afite icyo amubwira. Haleluya. Afite icyo kuvuga. Nawe aramujyana, amushyira umutware w'ingabo ati, imbohe Paulo yampamagaye, aranyinginga ngo nkuzanire uyu muhungu, kuko afite icyo ashaka kukubwira. Haleluya. Kuko afite icyo ashaka kukubwira. Umutware w'ingabo amufata ukuboko, aramwihererana, aramubaza ati, icyo ushaka kumbwira ni iki? Aramusubiza ati, abayuda bahuje inama yo kukwinginga ngo ejo uzamanure Paulo umujyane mu rukiko, nabo bagire nk'abashaka kumubaza ibye ngo barusheho kubimenya neza. Ariko ntubumvire, kuko abantu babo basaga 40 bamwubikiye, barahiye, bahize yuko batazarya ntibanywe bataramwica. Kandi none biteguye, bategereje isezerano ryawe.
umurongo wa 22. Umutware w'ingabo asezerera uwo muhungu amaze kumwihanangiriza ati ntugire ubwira yuko umburiye ibyo. Baragambiriye, baratega n'imitego, ariko Imana yohereza umutabazi. Haleluya. Yohereza umutabazi, kandi mu cyo kw'Imana yaduhaye ubutware. Pawulo yaravuze ati jyana uyu muhungu. Yohereza umutabazi mu buryo butandukanye, kandi ku muntu wese uri mu murimo wayo. Imana iratabara, maze igihe yageraga kuri ya mutware, bagiye bavuga ko afite icyo kuvuga, kandi byari misiyo y'Imana kugira ngo agereyo kandi abashe kuvuga. Babandi bari baragambiriye ibibi, Imana yakoresheje umuntu, umwishywa wa Pawulo, aragenda ageze ku mutware ntiyatinya, kuko twahawe umwuka w'ubwoba, twahawe umwuka w'imbaraga. Haleluya. Abamaze kuba abana b'Imana bakakira Yesu Kristo umukiza n'umwami, twahawe ubutware, twahawe imbaraga zo guhamya Yesu Kristo umukiza w'umwami. Ntaho dutinya kuvuga, nubwo mu bakomeye, nubwo byaba bikomeye, kuko twahawe imbaraga. Haleluya. Aragenda arahamya, arabwira ati bagambiriye ko bashaka no kumwica, bagambiriye ko bamuteza igico, ariko Imana yacu ni Imana itabara. Haleluya. Haha numva ko birangiye, kuko mwibuke Pawulo urugendo rwe yagiye ahura n'ibibazo byinshi cyane, yagiye ahura n'akarengane kenshi gakomeye cyane, bagiye ategwa imitego myinshi cyane, ngo ariko Imana iburizamwe imigambi mibisha n'imitego mibisha ko bari muri misiyo yayo. Haleluya. Ngombwa ni kimwe no kubana na Yesu, ngombwa ni kimwe no kugendana na Kristo. Uri muri Yesu neza, ukagendana na Yesu Kristo, akagufata ukuboko, ngo nta cyabasha kuvunura amaboko y'Imana, nta cyabasha gukura amaboko ya Yesu, niba ugendana na Kristo kandi ukamukorera bikwiriye, ukaba waramaze kumwizera nk'umukiza n'umwami. Umwizera nyakuri mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'ibyago, agomba kwizera ko Imana yo izahereza umutabazi mu gihe utazi. Imana yohereza umutabazi mu buryo butandukanye ku bari muri misiyo yayo, ku bari mu murimo wayo. Imana iratabara. Haleluya. Kandi abari mu murimo wayo ntabwo ari abapasitori gusa. Niba nawe waramaze kwakira Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami, ngo nuko genda ubihamye. Nubwo utazi kuvuga no kubwiriza, hamya ibyo Yesu yagukoreye, bibwire na babandi babashe kukihinduka, babashe kunya. Pawulo yari umupagani, ngucyo ko yarenganyaga itorero, ariko ahuye na Yesu Kristo ntabwo yashidikanyije. Yesu yaramuhamagaye ngo Sawuli, Sawuli, mbere yitwaga Sawuli, urandengaranyiriza iki? Ntabwo yateye imigeri ngo yibaze ninde uvuze, ahubwo aravuze ati urinde mwami nkakwizera. Haleluya. Nawe numva ijambo ry'Imana uyu munsi, ukaba arahuye n'umukare umaze igihe kirekire mu bibazo bitavaho, nuko hari ibyo udatunganya. Imana iteguye gukura muri ibyo bibazo. Handi ugeze birangiye, handi ugeze bikomeye, umva ko bitagishobotse, bene wanyu batagukura, n'amafaranga atagukura, ariko Imana irahari. Haleluya. Imana irahari kugutabara. Tugiye hariya mu Bami ba kabiri bice 3:15-16. Mwibuke ko Elisa, Abasiriya bateraga Abisirayeli bashaka kubagirira nabi, kandi mwibuke ko Abisirayeli n'abana b'Imana. Ijambo Isirayeli rimwe amagambo abiri y'Igiheburayo, harimo amagambo abiri ngo Iziri, ubwoko, Imana. Hari ubwoko bw'Imana Abisirayeli, ariko nabo bahuye n'ababisha, bahuye n'abatega imitego, bahuye n'ababagwanya, bahuye n'ababarenganya. Ariko Elisa batgambirira imigambi mibi, Elisa akabyira agatuma ku Bisirayeli ngo banyure indi nzira. Ndetse uriya mwami wa Siriya yigira inama yo kwica, yo arabaza ninde muri twebwe utugambanira. Umwe muhagarara arababwira ati hari umuhanuzi, hari umwana w'umuntu w'Imana witwa Elisa, niwe ubabwira. Baragambirira, bagambirira kujya kumugirira nabi, ariko bibagiwe ko ari umwana w'Imana. Haleluya. Bibagiwe ko ari umukozi w'Imana uri muri misiyo y'Imana, baragambirira kujya kumugirira nabi. Baragambirira mu gihe yari ari mu nzu, maze umugaragu we uwo muntu w'Imana azindutse kare,
mu gitondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu handi bari arababona ni benshi cyane, abona amafarashi n'amagare bagose aho ngaho bari ngo umugaragu abwira sebuja ati biracitse databuja, biracitse. Yarasohotse, Elisa yarakiryamye, abonye amagare n'amafarashi, yagiye mu ntege nke za muntu, yagiye mu mubiri, abona abantu benshi kandi yari kumwe na sebuja Elisa. Aravuga ati databuja biracitse. Abwira ati biracitse databuja, turagira dute? Ahangaha uyu mugaragu yari yiringa imbaraga z'umuntu, imbaraga z'amaboko, yari bagiye ko ari kumwe n'Imana isumba byose, bari bagiye ko ari fite Imana ifite ingabo nyinshi zirutabare bari aho ngaho. Turagira dute? Aramusubiza ati witinya. Haleluya. Gira mugenzi wangu witinya mu bibazo urimo, witinya. Witinya. Aramubwira ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Haleluya. Umugaragu w'Imana Elisa yaragoswe n'ingabo nyinshi, amaso y'abana abantu batabona. Natwe turarinzwe, byara mugenzi wangu turarinzwe. Mu ibyo bibazo kwa tukiriho ku bushake bw'abantu. Kubaho kw'imishwi y'inkoko simuheza gaca. Kuba turiho rero simuheza abantu, simuheza abaturanye, ahubwo turarinzwe. Aravuga ati witinya, abo turi kumwe nabo barutabarira bose urebesha amaso. Ngo humura amaso, arasanga ati Imana iguhumura amaso urebe. Arebye abona ingabo nyinshi zibagose ziruta babandi. Natwe turarinzwe bene data. Haleluya. Turarinzwe. Nubwo abantu bagambirira, nubwo abantu batekeza kutugirira nabi, ariko turarinzwe ko dufite Kristo. Tugendana na Yesu Kristo n'ingabo nyinshi tutabasha kumenya, tutabasha kubara. Icyo tuzi cyo ni kimwe, nuko umuntu yamaze kwizera Yesu Kristo umukiza n'umwami akamwakira mu bugingo bwe, yitwa umwana w'Imana. Kandi umwana w'Imana mu rugo rwa se, kandi ari mu rugo rwa se harimo ingabo nyinshi ziruta z'abantu batekereza, ziruta iz'abanyamaboko. Uyu mugaragu yari yizeye ko twe turi babiri, amaboko yacu ane yabasha kurwana, ariko yibagiga imbaraga z'Uwiteka ziri kumwe nabo. Imana iratabara, kandi uyu munsi yiteguye kugutabara. Imana yiteguye kugutabara mu bibazo urimo. Kandi mwibuke ko Imana yabanye natwe mu bihe bikomeye, mu bihe by'ibibazo. Twari dushonje, Imana iratugaburira aho tutatekerezaga ko bishoboka. Twageze mu bihe binyuranye, byuzi nge ntazi, ariko Imana wowe n'Imana urabizi, Imana iragutabara. Yatabaye Elisa n'umugaragu we, nawe yiteguye kugutabara. Uyu munsi Imana yiteguye kudutabara. Haleluya. Imana mu bibazo mumaze mu iminsi hano umva ko bimaze kuba umunuko, bimaze kuba byinshi cyane, aho ngaho wumva ko birangiye, aho ngaho wumva ko bitagishoboka, niyo Imana igiye kwigaragaza yihesha icyubahiro. Haleluya. Izere mu bibazo urimo, wizere kuri kumwe n'Imana. Nuwizere ibyo ko Imana ishoboye byose, Imana iragutabara. Haleluya. Ikiruta ibindi byose nukwezera Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami. Ibindi byose biharira Imana. Uyizere kandi ugendane na Yesu, ukorere Kristo, umaramaze, ntiwishushanye ngo utere waraza. Hari abantu bagera mu itorero akaba ibyo twita mu Gifaransa kamereho, uruvu yagira mu wa Kristo, Yesu ashimwe, yagera hirya naho agahinduka. Ariko Imana iravuga ngo nuhinduka uhinduke uhindutse, kandi usaba Imana ngo Mana untabaye. Haleluya. Mana untabaye, unkure muri uburetwa bwa Satani, mbashe guhinduka mpindutse, ngendane nawe uko atabaye abakozi bawe, uko abanye n'abana bawe kuva kera, uko abanye na Elisa ukamutabara ingabo nyinshi cyane. Mugaragu agahumuka amaso, icyambu agahumuka amaso, urabona ingabo nyinshi zigukikije. Oh, haleluya. Amen, amen. Imana yiteguye kudutabara. Ngombwa ni kimwe nuko duhinduka koko tukamaramaza, nitube nk'uruvu twita mu Gifaransa kamereho. Noneho ngo nujya mu bakristo ugaragare nk'umukristo, nujya mu buririmbyi ugaragare nk'umuririmbyi, nujya mu bakozi b'Imana ugaragare nk'umukozi. Imana irashaka ko duhinduka duhindutse. Handi twaririmba tuti Mana udutabaye, udukuraho imigozi, udutegura imitego, udukiza ikigoyi cy'abagoyi, imitego y'abaduhiga. Imana irarindiriye. Ntago kuba turiho ari impuhwe z'agace,
ntabwo kuba turi wari impuhwe z'abarozi, ahubwo mu Mana n'abarozi bujya umuntu ushobora kugenda mu gihe cy'Imana yagennye, ahubwo Imana itegereje ko wihana. Hari n'ibyo bavuganye n'Imana, Imana yavuganye nawe, nzakugirira neza, nzagira ute igihe kirekire, bikaba byaratinze bitewe nuko niwo watinje amasezerano, kutagenda nk'abana b'Imana ngo Imana imaze gusohoza ibyo yavuze. Icya gatatu tugomba kuzirikana mu gihe cy'ibibazo, nitugomba gukangwa na biracitse, kuko Imana irinda icyo yavuze. Haleluya. Ntabwo tugomba gukangwa na biracitse, kuko Imana irinda icyo yavuze. Haleluya. Icyo Imana yavuze irakirinda, nubwo imyaka yaba myinshi cyane, nubwo igihe cyaba kirekire, ariko icyo Imana yavuze irakirinda. Oh haleluya. Ntugire ubwoba ngo mbeko bimaze igihe, mbeko imyaka ibaye myinshi cyane, none nkaba ngeze mu bihe bikomeye cyane, ndabigira gute? Ntidukakangwe na biracitse. Abantu bagutera ubwoba umve ko ibihe birangiye, abantu bagukure mu mavuta, abantu bagukure mu mwanya w'abana b'Imana. Oya, nubwo ahura n'ibibazo, nubwo bagutega imitego, wizere ko Imana iri kumwe nawe, wizere Imana iri kumwe natwe. Ntidukakangwe na biracitse ngo birarangiye, ngo none ko nayo mfite uyu mugati kwa utakiriho ngo biragenda gute. Muri destin de Dieu, Imana ifite ibyo yateguye mu buzima bwawe, kandi igihe nikigera bizasohorera igihe cyacyo byo kugira ngo kwiyubahisha. Ngo ntidugomba gukangwa na biracitse, kuko Imana irinda icyo yavuze. Oh haleluya. Imana irinda icyo yagize ite yavuze. Imana irakirinda, Imana irakirinda. Paulo umukozi w'Imana byanyuze mu karengane, kandi abakristo ba mbere n'abatewe amabuye ba Stefano n'abandi bose barabarenganije. Twe nawe turagira igihe cya Stefano, ibibazo urimo si ibya Stefano. Ntukakangwe na biracitse, Imana yiteguye kurinda icyo yavuze. Imana ibaravuze nzakugirira neza, nzabana nawe. Umugambi Imana dufiteho zo kutugirira ibibi, so ko turemera ibibi, ahubwo no kuturemera ibyiza, nkuko muri Yesaya bivuga. Mfite ibyo ngambiriye kubagirira si bibi, ahubwo ni ibyiza, kugira ngo mbareme mu mutima ibyo muzabona hanyuma. Oh haleluya. Ntimugakangwe na biracitse, ntimugakangwe na biracitse. Reka dusome hano ku murongo wa 3 tugere 35 twumva icyo Imana ivuga. Nuko ahamagara abatwara imitwe babiri, arababwira ati mutegure abasirikare 200 bo kujya i Kaisariya, n'abagendera ku mafarashi ni 70, n'abafite amacumu 200, bagende nijoro isaha 3, kandi bashake inyamaswa ziheka kugira ngo bazitwareho Pawulo, bamushyikirize Feliki umutegeka mukuru ari muzima. Haleluya. Yandika urwandiko ati nyakubahwa Feliki mutegeka mukuru, ngewe Kilawudiyo Lusiya ndagutashya cyane, ndakumenyesha yuko uyu muntu yari amaze gufatwa n'abayuda bari bagiye kumwica, mbubukana n'ingabo turamukiza, menye ko ari Umuroma. Nuko nshatse kumenya icyo bamurega icyari cyo, mujyana mu rukiko rwabo, mbona yuko aregwa impaka zo mu mategeko yabo, ariko ntacyo yarezwe gikwiriye kumwicisha cyangwa kumubohesha. Bukeye mburiwe yuko benda kumwubikira, mukohereza uwo mwanya, kandi ntegeka abarezi be uko bamuregera imbere yawe, nuko murabeho. Nuko nijoro abasirikare bajyana Pawulo nk'uko bategetswe, bamujyana muri Antipatiri. Bukeye bwaho basubira mu rugo rw'igihome, basiga abagendera ku mafarashi ngo abe ari bo bamujyana. Abo bageze i Kaisariya, baha umutegeka mukuru rwa rwandiko, bamushyikiriza Pawulo. Amaze kurusoma, abaza
igihugu Paulo yaturutsemo. Bamubwiye yuko ari umunyakirikiya, abwira Paulo ati abarezi bawe nibamara kuza nzumva ibyawe byose. Ateka ko bamurindira mu rukiko rwa Herode. Ateka ngo bamurinde. Imana nubwo habaho iterabwoba, nubwo habaho kugutitiza ngo birarangiye biracitse, ariko Imana iteka gutabara. Imana irakurinda, kandi Imana uzakoresha iramurinda bene data. Iyo turebye nka Danieli ibice bitatu kuva ku murongo, ndavuga umurongo wa 13 wa 18, ariko mu bice kw'amateka ya Danieli bari abasore batatu banyazwe mu Bisirayeli babajyana i Babuloni. Kandi icyo gihe bajyanaga abanyembaraga ku cyiciro cya mbere, bajyana abana b'Imana b'Abisirayeli bajyana i Babuloni, bajyanye abasore b'abanyembaraga harimo na Danieli. Ariko bageze ko bafite amazina aherwa na Daniel, aherwa na ER, bivuga ngo Imana. Abose bari bafite amameshayel, ayo mazina yabavuga ngo gariho Imana. Bagezeyo bafite amazina avuga Imana, barabahindurira amazina, babata amazina y'ibigirwamana by'iwabo bya Meshaki, Bedenego. Ayo mazina ni amazina y'ibigirwamana. Ndagira ngo mbwirijwe n'Umwuka w'Imana. Abantu basenga ngo Mana ya Meshaki na Bedenego, oya ntibikabeho. Ahubwo dusenga ati Mana Data wa twese, kuko ayo mazina ni amazina biswe bayitwara amazina y'ibigirwamana by'i Babuloni, kugira ngo babashe gupfobya iki Imana yacu, Imana ya Isirayeli. Ariko abasore bageze i Babuloni bagumye banambye ku Mana yabo. Oh haleluya. Nubwo twagira mu bihe bikomeye cyane, mu bihe by'akarengane, tukagera n'ahandi, ahubwo twera imbuto, duhagarare twerekane ko turi abana b'Imana. Mwibuke na kakakobwa k'akanyagano ka Isirayeli banyaze, kageze iyo ngiyo kakabona sebuja afite ibibembe, karavuze ati icyama databuja, kagize imbaraga, kavuga ati icyama databuja, agasanga umuhanuzi w'Abisirayeli yakira ibibembe. Maze baragenda bageze bashaka kurema ibigirwamana. Ayo mateka murayazi ntabwo nyatindaho, ariko mwibuke ko aba bantu b'Imana nubwo babahinduriye amazina, ntabwo kubahindura amazina byakwekeye kiri mu mitima yabo, oya, ahubwo bakomeje kuba abana b'Imana, bashima Imana kandi bubahisha Imana yacu. Haleluya. Ubundi nta n'ikindi Imana yaturemeye uresha kuyihesha icyubahiro. Tugomba kuyihesha icyubahiro nubwo twatugeze mu banyamahanga bakona ko twizeye Imana nyamana, kandi Imana ituye kuturinda no kuturindira ahandi hakomeye. Yarinze Daniel na bagenzi be, yarabarinze. Ubwo umwami yavuga ngo akarema ibishushanyo ngo babisenge babirambarire, ntago bagiye kwikubita imbere y'ibigirwamana, ahubwo bari kwikubitaga imbere y'Imana yacu. Haleluya. Nuko banga kuramya ibigirwamana. Amateka murayazi, Bibiliya yera itwereka neza uburyo bari abasore b'Abisirayeli babashe kuba no mu gihugu cy'ubunyagano, kandi bakakibamo bakiranuka, bakibamo bubaha Imana, bakibamo bubahesha Imana icyubahiro. Maze uyu ba Danieli nubwo ngo ba Shadaki na Meshaki n'abandi, ariko na amazina babitiriye, umwami arabahamagara ngo banze kurambarara. Nuko baramusubiza bati Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Haleluya. Imana yacu dukorera, bari bizeye ko bari kumwe n'Imana, kandi Imana irengera bari muri misiyo yabo, bari muri misiyo y'Imana. Ubundi wari umugambi w'Imana kugira ngo bajye mu gihugu cy'abanyamahanga babashe guhindura, kuko ari abahindutse kubw'imbuto nziza z'aba Danieli, kugira ngo babashe guhamya Imana kandi babashe guhagarara ku kuri, kandi ukuri nta kundi ni ijambo ry'Imana, ukuri ni Kristo, babashe guhagarara kuri Kristo. Haleluya. Bari iyo ngiyo, ntago bari mu butware bwabo, bari mu butware bw'abapagani, bari mu butware bw'abanyamahanga, ariko Imana yari kumwe nabo. Nubwo abangabo bari aho ngaho, nubwo abangabo bumvaga ko bakomeye, bumva ko ari cyo babagira, ariko bari bizeye ko ari Imana ishoboye byose. Bibiliya, ijambo ry'Imana, Bibiliya yera iravuga ngo ntimugatinye uwica umubiri, muzatinye uwica ubugingo. Abangabo bari bizeye ko ari undi, ari Imana yica ubugingo, ariko bo bari bafite imbaraga
ngo icyakora muzaba abagabo bo kumpamya umwuka wera nabamanukira. Nuko abasore baravuga ati Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Nujye ugera mu bibazo, nujye ugera mu gihe cy'akarengane, ujye wizera ko Imana iri kumwe nawe kandi ibasha kugukiza. Kandi Imana iraturinda, Imana irinda abana bayo, ibasha kudukiza. Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani, izadukiza ukuboko kwawe. Ngo ariko nawe itadukiza, ariko nawe itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo. Ujye mu Kristo nyamukristo ahagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Nubwo itadukiza, Imana ishobora no gutinda kudukiza, ariko izadukiza. Nubwo itadukiza, ntabwo turi bukore izo mana zawe. Umukristo ahagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Umukristo yizera ko afite ingabo kandi ko ari kumwe n'Imana. Kandi Imana, umwami w'abami Yesu Kristo, yumwizeye ni uri hejuru y'abo bami. Mugatinye ntimugakangwe biracitse ngo birarangiye. Oya, kuko dufite umwami w'abami, wa wundi wica, wa wundi uri hejuru yabo, wa wundi urenze. Nuko abasore bavuga ati umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo kizawe. Sadraka byazina babise bajugunya mu itanura ntibashya. Oh haleluya! Ngo barabafashe, ngo babyiri bateye ikibigabo bingahe bibiri, ngo bibaterure, ngo bibajugunye mu muriro. Ariko birimo iby'umuriro byafashe bya bigabo, ahubwo nabo birute byo birashya. Ariko ijambo ry'Imana ngo mwana wanjye nuca mu muriro ntabwo uzagira ute, ntabwo uzashya. Nuca no mu mazi ntabwo azagira ate, azagutembana kuko ndi kumwe nawe. Haleluya! Aba basore bagezemo bagenda mu muriro, barigendera rwose bashima Imana kuko bari kumwe n'Imana yacu data wa twese. Barimo bagenda banezerewe kuko bari bafite uburinzi. Umuriro nta n'umwotsi nta mwotsi nta n'umuriro wabagezeho kuko bari kumwe n'Imana isumba byose. Nuko byabigabo ahubwo nibyo birimo iby'umuriro byahise bibafata birabatwika barashya. Nuko yusomye ku ibyo bice bya 3 ku murongo 24 haravuga ngo umwami Nebukadinezari, wa mwami wa Babuloni, wa mundi mwami wa Babuloni Nebukadinezari, ngo arahaguruka n'ingoga ngo abaza abajyanama bati babandi bibyegera barababaza ati harya nitwajuguye mu muriro abantu 3 baboshywe, twajugunye mu muriro abantu 3 bagize bate baboshywe. Umwami aragenda areba mu muriro arababwira ati ngo hajya ntawe twajugunye mu muriro abantu 3 baboshye. Baramusubiza bati ni koko Nyagasani. Arababwira ati dore ndareba abantu 4 bohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye. Ngo ari ku ishusho y'uwa 4 ngo irasa n'umwana w'Imana. Mukomere Imana yacu amashyi cyane. Ngo ari ku ishusho y'uwa 4 ngo irasa n'umwana w'Imana. Yesu ari kumwe nawe mu bibazo byawe. Niwizera Yesu aza akabyivangamo. Ibibazo byawe Yesu araza, iyo byandi byawe biri kunuka bikagira ute bigahumura, byandi byari ibibazo bikavaho. Ngo nuko ngo Yesu ageze byose birahinduka. Yesu nagera mu buzima bwawe uzahinduka, abantu babone ko wahindutse, babone ko ingeso zawe zahindutse. Yesu ari kumwe nabo ngo ndabona ishusho isa n'umwana. Wandutemeraga Imana, babandi bari bafite ibigirwamana, yemeye Imana. Wari umugambi w'Imana kugira ngo baraba Daniel bagere hariya babashe kunyura hariya, kandi Imana yigaragarize muri bo. Ibyo byose imikore Imana ishobora gukuburiza mu migambi mibisha w'icyubahiro cyayo. Umwami Nebukadinezari ati ndabona ishusho y'uwa 4 isa n'iy'umwana w'Imana. Haleluya! Ndabona ishusho y'uwa 4. Birashaka kuvuga ko mu byawe Yesu nabigeramo bizahinduka, abantu bazatangara. Imana izaguhindurira amateka, Imana izaguhindurira izina, abantu batangare. Imana iguhindurira amateka. Ntabwo naje kubabwira ngo biranagana. Oya, Imana izaduha umugisha ibyo tuzakoresha amaboko yacu, ariko nigera mu byawe Imana izaguhindurira amateka kandi izaguhindurira izina kubw'icyubahiro cyayo. Haleluya! Imana izaguhindurira izina kubw'icyubahiro cyayo.
bene data ndagira ngo mwibuke ko hari ijambo ry'intunduro Imana yaduhaye, ijambo rikomeye Imana yaduhaye, yaravuze nzabana namwe. Muri Matayo ibice 28 murongo wa 18 kugera kuri 20, ku murongo wa 18 abya bigishwa babyati ngo nuko ntahawe ubutware, ngo nuko mugende mubwirize mwamamaze. Ndavuga guhindura no kwa Kristo, umurimo wacu nugira tukamamaza Yesu agahindura. Ngo kandi ku murongo wa 20 mu gusoza avuga ati kandi nzabana namwe. Haleluya. Ryo ni ijambo ryiza cyane, ngo kandi nzabana namwe. Imana itugiye kubana natwe. Uyu munsi Imana yashyize ku mutima ijambo ry'ihumure rivuga ngo Imana iratabara. Mu bibazo urimo Imana itugiye gutabara, mu karengane urimo Imana itugiye gutabara. Hari imitego Imana yateguye, imitego mibishe y'abaduhiga, muri ako karengane ka Imana iri kumwe nawe. Ngombwa nuko wizera ko Yesu ari umukiza n'umwami, wamwamara kumwakira mu bugingo bwawe ukabana nawe akaramata. Bakristo bavandimwe, twabonye ko abizera badatezuka, badacecekeshwa, badasubira inyuma nka Pawulo. Twiringira ko Imana iburizamo imigambi mibisha ku bw'icyubahiro cyayo. Hari imigambi bakugiraho ariko Imana ikayiburizamo ku bw'icyubahiro cyayo. Twabonye ibintu bitatu abizera tukwiye guhora tuzirikana mu gihe tugeze mu bibazo. Ntukizere imbaraga zawe, ngo wizere imbaraga za so, wizere imbaraga za nyoko, ahubwo uzizere ko Imana iri kumwe nawe. Icyambere twabonye ngo uko byaba kose Imana ibasha kuburizamo imigambi n'imitego mibisha y'abanzi bacu. Kabiri, twabonye ko Imana yohereza ubutabazi mu buryo butandukanye ku bari muri misiyo yayo. Gatatu, tuzukakangwe na biracitse. Umuntu ngo kanje ngo birarangiye, ngo ubuzima bwa bararangiye ninjye wari ukugize. Oya tuzukakangwe na biracitse, tugakange nabikangisha bagukangisha, kuko Imana iri icyo yavuze. Haleluya. Murakoze, murakunzwe.